ngiye kuganira hejuru y'ikibazo kiruta ibindi byose cyugarije isi ndetse n'igisubizo cy'icyo kibazo cyangwa cyacyo. Amazina nitwa Sebineza Gatungo, ndi umushumba kandi nkaba n'umwarimu wa Bibiliya. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko tuvuge iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibirwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo n'imva irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'inkira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana kuri imbere yabo. Amen. Twongere dusome ijambo ry'Imana kandi muri Mariko ibice 7 umurongo wa 20 ryunganira aho tumaze gusoma mbere yuko turisobanura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke n'ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Amen. Mana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe, iri jambo kuba ryumva rigira ico rikora ku mitima yabo kandi rihindura imitekerereze yacu. Urakoze Mana, kuko umwuka wawe ubana na buri muntu wese kandi imbaraga zawe zigaragara. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Muri uyu mwanya dushimiye Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yanshize ku mutima, ngiye kuganira hejuru y'ikibazo kiruta ibindi byose cyugarije isi ndetse n'igisubizo cy'icyo kibazo cyangwa cyacyo. Mu isi habera ibintu byinshi bitandukanye cyane bibi. Iyo urebye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ibibi bibera hano ku isi nibyo byinshi. Keretse abana b'Imana nibo bahura n'ineza y'Imana bakayitahura umunsi ku munsi. Ariko ngiye kubabwira ikibazo kiruta ibindi, icyo dushobora kwita the greatest problem of the world, ikibazo gikomeye isi ifite uyu munsi wa none. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu agwara indwara abantu ntibayimenye, bakavuza ahantu hatandukanye ariko batazi umuti, bigatuma batakaza ibintu byinshi. Iyi si ya none nayo ifite ikibazo gikomeye cyane, ariko abantu barimo barashakira umuti aho utari. Kandi Bibiliya igaragaza ko icyo kibazo kiri ku isi gifite umuti wacu wabonetse hashize igihe kirekire. Ikibazo kiri ku isi kiruta ibindi byose, giteje ibindi bibazo byose bibaho ku isi, ni ikintu bita icyaha.
icyaha nicyo kibazo cyihishe inyuma y'ibibi byose bikoreka hano ku isi, ariko nicyo abantu batazi, nicyo abantu batatahuye, ahubwo barashaka gukemura ibindi bibazo batabanjiye kujya ku muzi utera ibindi bibazo byose. Impamvu abantu badakemura icyo kibazo nuko abenshi bahakana icyaha, abandi bakavuga icyaha uko kitari, abandi nicyo kintu cya mbere hano ku isi abantu batemera. Satani kuva kera kose yabwiye abantu muri kamere yabo kwihagararaho kugira ngo batemera ibyaha. Ariko mu magambo make, iyo dusomye Bibiliya itubwira ko icyaha kibaho. Bibiliya igaragaza ko icyaha cyakomotse kuri Satani. Satani niwe se w'icyaha. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza kwa 17, ugasoma no muri Ezekiyeli igice cya 28 n'umurongo wa 27, dusanga ko Satani ari we wakoze icyaha mbere, yishira hejuru, ashaka kuzamuka kugira ngo arute Imana. Icyaha cya mbere cyabayeho ku isi ni icyaha cyo kwirarira no kwishira hejuru, gushaka gukora ubushake bwe. Satani ashaka gukora ubushake bwe, kwishira hejuru no kwirata. Icyo nicyo cyaha cya mbere cyo kugomera Imana no kwanga gukora ubushake bw'Imana, ahubwo umuntu akizamura agashaka gukora ibyo yishakiye. Inkomoko y'icyaha yakomotse muri Satani. Satani niwe wabonetswemo n'icyaha, bivuye mu kwanga gukora ubushake bw'Imana agahitamwo kwizamura. Nubwo hariho abantu bahakana icyaha ku isi, nubwo hariho abantu bavuga ko ari ikosa, ari defo, ari akantu kari aho baminimiza icyaha, ariko icyaha kiri ku isi kandi kiba mu bantu, kikaba n'ahandi hantu hose. Reka mbabwire ko hari ibintu bitatu byemeza ko icyaha kibaho, kandi urebye nawe nk'umuntu urasanga ko koko icyaha kibaho kuba gihakana. Ijambo rya mbere, ikintu cya mbere cyemeza ko icyaha kibaho ni Bibiliya, ibyanditswe. Kuko ibyanditswe muri Bibiliya ifite inyigisho nkuru nyinshi, ariko inyigisho nkuru zimwe zo muri Bibiliya ziruta izindi zose ni icyaha no gucungurwa. Impamvu habayeho gucungurwa hano ku isi, umugambi w'Imana kuza gucungura abantu hano ku isi, nuko habanje kubaho icyaha. Icyaha rero ni isomo rinini muri Bibiliya abantu batabwiriza, ariko ni isomo rikuru. Udasobanukiwe icyaha ntasobanukirwa n'agakiza. Umuntu adasobanukiwe ukuntu icyaha cyangirije ibintu ntasobanukirwa, ntaha n'agaciro agakiza k'Imana, abifata nk'ibisanzwe. Ariko iyo umuntu asobanukiwe neza icyaha, amenya n'agakiza. Kuko Bibiliya yose ijambo rikuru ririmo ni agakiza kabayeho ku bw'icyaha. Nubwo Imana itabaye reactif ngo izane agakiza, ngo izane n'imbabazi n'ubuntu kubera icyaha cyabayeho, kuko Imana iyo ubwayo aho agakiza kakomotse muri yo, kuko yahozeho. Rero nubwo icyaha cyabayeho, ariko ntabwo cyabashije gutegeka, kuko cyasanze Imana ifite agakiza, Imana ifite ndetse n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Bibiliya rero ishimangira ko icyaha ari ikintu gikomeye kandi abantu bagomba kumenya no gusobanukirwa. Hari umuntu washize Bibiliya mu ncamake, aravuga ko Bibiliya urupapuro rwa mbere, igice cya mbere n'igice cya kabiri, kitubwira hejuru y'iremwa.
ukuntu Imana yaremye ibintu byose mu minsi 7. Nubwo abantu batemera ko ari iminsi 7, ariko Bibiliya igaragaza ko Imana yaremye mu minsi 7, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi byose birarangira. Noneho umuntu amaze kuremwa ashizwe muri Edeni, icyakurikiyeho ni icyaha. Mbere yuko haza isezerano rya mbere yuko Yesu azaza, habanjije nubwo Yesu yari yarateguye mbere yuko imfatiro z'isi zishyirwaho, kuko Imana yamenye byose bitaraba. Ariko ku rupapuro rwa 3 ku gice cya 3 kugwa, impamvu icyaha cyitwa kugwa nuko ari ukuva mu ntera y'aho Imana yari yarashize umuntu akamanuka akajya hasi, kuko icyaha ni ukumanuka si ukuzamuka. Umuntu wese ukora icyaha aba amanuka, ntabazamuka. Nta cyaha gitumbagiza umuntu, icyaha kirakumanura. Nubwo wazamurwa n'icyaha ukagera mu nyenyeri, kirakumanura kikongera kikagushira ndetse n'ikuzimu. Abantu rero ntibashaka ko twigisha icyaha nuko bakimenya. Rero iyo udasobanukiwe icyaha, usobanukirwe n'ububi bwacu, usobanukirwe n'ukuntu abantu ari abanyabyaha, ntabwo ubasha gushakisha agakiza no guha agaciro agakiza. Ikintu cya mbere rero gisobanura ko icyaha kibaho ni Bibiliya. Bibiliya irakivuga mu buryo bwinshi. Icyaha mu bwoko bwa Isiraheli, icyaha mu banyamahanga bakoranye nabo, icyaha ku isi hose, Bibiliya irabigaragaza. Ikindi cya kabiri kigaragaza ko icyaha kibaho n'ubuzima bwa sosiyete cyangwa ubuzima bwo tubayemo abantu batuyemo. Ni ukuvuga ngo nta leta n'imwe itagira amategeko, itagira na gereza, kandi impamvu bashiraho za gereza nuko hariho ibyaha. Nta organisation, nta institution, nta bigo n'amashirahamwe bitagira amategeko n'ibihano bigaragaza ko ibyaha bibaho. Impamvu mubona ari amategeko yose ni ukubera yerekana kuko uyishe ubukoze icyaha. Ni ukuvuga ngo amashirahamwe, za leta, imiryango, za famiye, ibintu byose bibaho bigira amategeko, bikagira za kirazira, bikagira n'indangagaciro. Ibyo byose bigaragaza kuko icyaha kibaho. Icyaha kibaho. Hari umushinwa wavuze ngo hari abantu babiri gusa batabamwo badakora icyaha, cyangwa se utabaraho icyaha uyu munsi. Umuntu wa mbere n'utaravuka, uwundi ni uwapfuye. Muri realite mu kubaho kw'icyaha hano ku isi, abo ngabo ntibabaraho icyaha. Ariko buri muntu wese Bibiliya igaragaza kuko ari umunyabyaha. Icya gatatu gihamya ko umuntu ari umunyabyaha ni umutima we. Bibiliya tubwira ngo Imana yashize amategeko mu mitima y'abantu, mu mutima nama wo kugira ngo abashinjure kandi unabashinje igihe bakoze ibibi. Iyo umuntu yakoze ibyaha utanamubonye aza yikanga, ahari nawe wigeze gukora ikibi ugikorera umuntu, iyo uhuye nawe uzugira ngo yakubonye kandi atakubonye, akavuga ngo ese ninjye njyenyine, kandi nta n'uwamufasha. Kubera ko umutima nama Imana yaremye mu mutima w'umuntu uramuhamiriza kuko ibyo yakoze ari byiza cyangwa atari byiza. Nubwo umutima namutozwa indangagaciro mbi ukaba utamenya no guhitamo, ariko mu mutima w'umuntu Imana yawushizemo amategeko. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abaroma. Rero tugiye kuganira icyaha icyo ari cyo, kamere y'icyaha. Icyaha ni iki? Nicyo kintu tugiye kuganira gikurikiraho. Nari maze kubabwira inkomoko y'icyaha, mbabwira nuko icyaha kibaho, n'ibyemeza ko icyaha kibaho, ibyanditswe, ndetse n'ubuzima bwa sosiyete, ndetse n'umutimanama. None reka tuvuge icyo icyaha icyo ari cyo. Mbere yuko tuvuga icyaha icyo ari cyo, reka mbanze mbabwire icyo icyaha kitari cyo. Ijambo rya mbere, abantu benshi bazi ko icyaha ari amahirwe make, icyo bita mauvaise chance, misfortune mu Cyongereza. Urashobora gutekereza ko icyaha, hari abantu bavuga ngo byangwiririye. Icyaha ntabwo ari ikintu kikugwirira, ahubwo ni ikosa
ufite mu nshingano zawe ushobora kubazwa. Icyaha ntabwo ari amahirwe make yakubayeho. Iyo umuntu yagize amahirwe make, tuvuga atera ibuye nk'aho hirya rikica umuntu, na leta ifite ibihamya igaragaza ko utari umunyabyaha. Igihe cyose wakoze ibintu kutamenya, Imana igucira urubanza nk'utabizi. Ariko icyaha si ukutamenya, ndetse kandi icyaha ntabwo ari amahirwe make, kuko ni ikosa, ni ukurenga ku mategeko y'Imana. Icyaha kandi ntabwo ari defo iba mu muntu, ahubwo ni umuvumo. Ntabwo icyaha ari uko umuntu yaremwe ahengamye, atujuje, afite akantu kabura. Oya, icyaha ni umuvumo wakukiye mu muntu uvuye muri Satani, amaze gushuka umuntu amubwira ngo yizamure, ashidikanye neza y'Imana, hari ibyiza Imana yamuhishe, narya kiriya giti akareka kumvira Imana azasa nayo. Uwo muvumo ukukira mu muntu. Icyaha ni umuvumo, ntabwo icyaha ari ikosa ry'uko umuntu aremwe. Icya kabiri, icyaha ntabwo ari intege nke. Hari abantu benshi bihana ngo umbabarire intege nke. Oya, intege nke ni nko kugira ijisho rimwe, cyangwa ntugira amaboko yose, cyangwa ukagira ikintu kimwe udashoboye. Iki cyo si icyaha. Donc intege nke ni ikintu, inability ni ikintu naturel utohindura. Iki cyo ntabwo ari icyaha. Umuntu ugaragaza kuko intege nke atari icyaha nuko abantu bakoresha iyo jambo ni Pawulo. Pawulo ngo yari afite intege nke, yari afite igishakwe, agasaba Imana ngo ikimukureho. Imana ayisenga gatatu, Imana iramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ntabwo wabwira Imana ngo igukurire intege nke ari icyaha ngo yange. Oya, nuko izo ntege nke Imana yazinyuragamwo. Pawulo akavuga ngo nishimira mu ntege nke zanje, kuko mu ntege nke zanje niho imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana kigaragarira. Icyaha si intege nke, ahubwo ni urugendo rwo kuva mu bushake bw'Imana ukaja gukora ubushake bwawe. Donc ni departure, ni kuva mu bushake bw'Imana ukava mu by'Imana ishaka ugakora urugendo rwo gukora ibyo ushaka wewe ubwawe. Nico cyaha. Ikindi, icyaha ntabwo ari ibyasigaye mu muntu kubera kuko yari inyamaswa, kuko hariho abantu biga evolution, biga siyanse, bavuga ngo umuntu yakomotse mu nyamaswa, kuri ubwo rero asigarana ubunyamaswa muri we. Iyo ni siyanse, si Bibiliya. Bibiliya igaragaza kuko inyamaswa zifite umunsi zaremwe, n'umuntu akagera n'umunsi yaremwe, kuko umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, kandi yita inyamaswa amazina yari yafiteho ububasha. Kandi umuntu wese ni umuntu, ntabwo yavuye ku nyamaswa. Umuntu rero ntagira kamere y'ubunyamaswa muri we, ahubwo icyaha ni kamere ya Satani, kuko Satani arenze inyamaswa. Hari abantu bavuga ngo abantu barushwa n'inyamaswa nyine, kuko Satani ari inyuma y'inyamaswa. Ni mubi, n'umuntu ufite icyaha, uri mu icyaha, ari inyuma y'inyamaswa, kuko n'inyamaswa zimwe zibana neza, kuko nta nyamaswa irya indi. Ariko umuntu iyo yuzuye Satani yica mugenzi we, akica umuvandimwe, kubera kuko yuzuye kamere ya Satani. Satani rero niwe wisenya, Satani niwe wivamo. Noneho nari maze kubabwira icyaha cyo kitari cyo. Icyaha ntabwo ari amahirwe make, ntabwo ari ikosa ry'uko umuntu yaremwe, ntabwo ari intege nke, nta nubwo ari ibisigazwa by'ubunyamaswa biba muri we. Ahubwo cyo tureba, reka mbabwire icyaha icyo ari cyo. Iyo dusomye Bibiliya yanditswe mu Giheburayi no mu Kigiriki,
ijambo ry'ikigiriki rivuga ku cyaha n'iry'igiheburayo ryerekana ko icyaha ari ukutagera ku manota Imana ishaka. Donc ni ukubura inota cyangwa se kubura icyo bita missing mark. Ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere, Imana irashaka kugeza ku 100%, wowe ukageza 90%. Ubwo rero aho Imana ishaka, nimba Imana ishaka amanota 50, wowe ntuyageze, nico bita icyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iryo jambo rivuga ngo ntibagera kuri standard, ntibagera ku rugero, ku gipimo Imana ishaka. Donc icyaha, icyo bita icyaha, ni ukutagera ku gipimo Imana ishaka. Abantu bose rero Bibiliya ikagaragaza ko batageze ku rwego Imana ibashakaho. Ikindi, icyo niko Bibiliya ivuga. Bibiliya igaragaza ko icyaha ari kutagera ku rugero Imana yashizeho. Ikindi, icyaha kandi kikaba icyo bita kwica amategeko. Kwica amategeko hariho kutagera urugero Imana yashizeho, hakabaho no kurenga umurongo Imana yashizeho. Icyaha no kwica amategeko. Kwica amategeko arizo bita transgresse mu Gifaransa, ni ukurenga umurongo w'Imana. Imana yaravuze ngo ntukarenga, wowe ukaharenga. Adamu Imana yaramubwiye ngo iki giti ntukakirye, ngo uzarya iki n'iki. Arenga urugero rw'Imana, areka kumvira. Irindi jambo rigaragaza icyaha, Bibiliya isobanura ko icyaha ibyita gukiranirwa. Gukiranirwa ni ukudakora ibikwiriye, kugira imigambi mibi yo gukora ibintu bidakwiriye. Icyaha kandi nico bita gucumura. Abantu benshi bazavuga ngo ibicumuro n'ibyaha, ngo ibicumuro n'ibyo mu bitekerezo, ngo ibyaha ngo nibigikora, ngo ibyaha ngo uja kubwira mugenzi wawe ngo kubabarire, ngo ibicumuro ukabibwira Imana. Ibyo n'ibyo abantu bakiriye bitagira isoko. N'amajambo atandukanye Bibiliya ikoresha igenda ivuga icyaha bikurikiranye nuko bagikoze. Icyo bita gucumura mu zindi ndimi ni transgresse, ni ukurenga umupaka, ni ukurenga amategeko y'Imana, ni ukudakora ibyo Imana yakubwiye. Bibiliya kandi yerekana ko icyaha ari ibintu byose umuntu akora bidafite intego. Imana ntiyashizeho umuntu ngo afeho kubaho gusa. Ibikorwa bitagufitiye inyungu, bitagufitiye umusaruro upfa gukora gusa, byose byo kwinezeza bidafite intego, bidafite umusaruro, ibyo babyita ni ibikorwa, nibyo bita vanity. Ibintu ni ukuvuga ngo ni ibintu bidafite intego, nibyo bita utupu, ibintu bidafite ibintu birimo indani impamvu bikora. Ikindi, Bibiliya igaragaza ko ibyaha ari ukwinangira. Icyaha ni ukwinangira. Igihe Imana ikwemeza ukuri, ikakwemeza ukuri, ikakwereka ukuri bikurikiranye n'ibitangaza, ikakwihishurira mu ijambo ryayo cyangwa mu bundi buryo, wowe ukanga kwemera, ugakomeza umutima, gukomeza umutima, kuvuga ngo umutima wanje ntiwemera ukuri, nicyo cyaha. Ikindi, icyaha ni ingeso mbi cyangwa se ububi. Mu Cyongereza byita ngo ni evil, ububi. Ni ukuvuga ngo ni ingeso mbi ziba mu muntu, bad habits, profitless habits, kugira ingeso zimwe zitakubyarira inyungu z'ububi ziba muri wewe. Hari umuntu ushobora kugirira nabi undi muntu nta nico amutwaye, nta nico amutekereza, nta nico azanamukura, nta n'inyungu abona. Gahura n'umuntu ukamuhutaza gusa, nta naho muhuriye. Bibiliya avuga ngo muzarokoka gute nimwirengagiza agakiza.
kavuzwe n'Imana kagahamwa n'abamarayika n'intumwa zabigishije zamwumvise zikagahamya. Bibiliya igaragaza ko abantu bose bazarimbuka kubera ko birengagije agakiza katanzwe n'Imana, birengagije ijwi ryavugiye mu ijuru, ijwi ry'Imana, ijwi ry'ubutumwa bwiza, kwirengagiza ukuri. Icyaha kandi Bibiliya igaragaza kuko ari kutizera. Nicyo cyaha gikomeye, kutizera. Ndetse icyaha Bibiliya kandi ikagisobanura nk'ideni cyangwa se umwenda ubereye mu Mana. Imana uyibereye mu umwenda gute? Kubera ko hari ibyo ugomba Imana kuko ari umuremyi, kuko yaguhanze. Rero Bibiliya avuga ngo ibyaremwe byose bitangaza ubumana bwayo no gukomera kwayo. Rero kuba ubonye Imana uko imeze nuko iteye n'imirimo yayo yarakwiyeretse, warangiza ntuyiramye ntuyishime, uba uri mu mwenda. Icyaha kandi ni ukubura urukundo, kutagira urukundo. Bibiliya avuga ngo umuntu wese udakunda si uw'Imana, ntacaba amase. Rero ngiye kurangiza, ariko ntararangiza ngiye kubabwira ingaruka z'icyaha. Maze kubabwira icyaha icyo ari cyo, reka mbabwire n'ingaruka z'icyaha. Rero abantu benshi baravuga ngo ese Adamu ko yakoze icyaha twari duhari, kubera iki twarazwe icyaha cya Adamu? Iyo dusomye Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo ritubwira ukuri n'ibitari ukuri. Hari abantu bavuga ngo icyaha cya Adamu nike ubwe, twe gusa twarazwe ingaruka z'icyaha cya Adamu. Ariko Bibiliya igaragaza ko twese twakoze ibyaha, hatabuze n'umwe. Ibyanditswe twasomye hano muri Mariko hatweretse ibyaha 13 biba mu muntu. Buri muntu wese witwa ko ari umuntu. Nimba uri umuntu, kugira ngo umenye ko uri umunyabyaha, ndakubwira kondisiyo zibiri. Nimba uri umuntu ukitwa ko uri umuntu utari igiti cyangwa inyamaswa. Icya kabiri, ukaba ufite umutima, muri wewe harimo ibyaha 13. Ibyo byaha biranditse hano. Yesu niwe wabifuza, aravuga ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Aje kurangiza ku murongo wa 23, ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya, biva mu muntu. Icyaha ndikiva hanze, tikiba hanze, kiba muri wewe, kiba mu muntu. Avuga ibyo byaha, aravuga ngo mu mitima y'abantu icyaha cya mbere kibamo, kiza kivamo, kiwava ahantu utari uhari. Ikiva mu muntu, nimba imigambi mibi iva mu muntu nukibamo. Guheheta kuva mu muntu nuko kumubamo. Gusambana ndi kuba mu kabare, nta nubwo kuba muri bare, kuba mu muntu. Kwiba no kwica no kwifuza kubi no kugira nabi n'uburiganya n'ibyisoni n'ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu, ibi byose byanditse hano. Bibiliya yavuze ngo ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Uri umuntu ufite ibyo byose uko bingana. Nimba uri umuntu ufite imigambi mibi, nimba uri umuntu ufite guheheta, nimba uri umuntu ufite ubusambanyi, nimba uri umuntu ufite kwiba no kwica no kwifuza kubi no kugira nabi n'uburiganya n'ibyisoni, ibyo byose biri mu mutima. Aho twasomye ijambo ry'Imana mu Baroma, Bibiliya yavuze neza, yavuze ngo ese ninde utari umunyabyaha? Abayuda n'abanyamahanga bose duhameje kuko ari bamwe. Bibiliya yagaragaje ko abantu bose hatabuze n'umwe, nta n'umwe ukiranuka, n'umwe uyu, nta n'umwe umenya, nta n'umwe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. Imihogo yabo, iyi description, ubu busobanuro n'ubw'abantu bose hatabuze n'umwe. Bose bakoze ibyaha, uhereye kuri Adamu ukageza ku muntu wese uriho,
n'uriho n'uzabaho wese uwo ari we wese yakoze ibyaha kandi ni umunyabyaha. Bibiliya ikagaragaza mu Baroma 5:12 ko kuko bimeze bityo, kuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe. Ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko n'urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha hatabuze n'umwe, nta tandukaniro. Abantu bose uko bangana bakoze ibyaha. Nimba abantu bose barakoze ibyaha, kubera iki bakoze ibyaha? Kuko bose babarirwaga muri Adamu. Adamu niwe muntu. Adamu ni ijambo Adamu risobanura umuntu, niwe muntu wa mbere. Nimba nawe uri umuntu wari mu muntu wundi bita Adamu, niho ubarirwa, kuko nawe ubarwa mu bakoze ibyaha. Rero turi abanyabyaha kubera impamvu zibiri. Abantu bose ni abanyabyaha kubera impamvu zibiri. Abantu benshi cyane bibanda ku ya kabiri. Abantu bibanda ko turi abanyabyaha kubera ko twakoze ibyaha. Oya, ntabwo turi abanyabyaha kubera kuko twakoze ibyaha. Icyo nacyo ni icya kabiri, ariko ikibanze turi abanyabyaha kuko dukomoka muri Adamu. Turi abanyabyaha kubera kuko umunsi Adamu yakoze icyaha, kamere y'icyaha, kamere ya Satani y'icyaha yakukiye mu muntu, iba mu muntu, kandi azahora ari umunyabyaha iteka ryose. Icyo nshaka kukubwira ni iki: icyaha cyakugiyemo, wabaye umunyabyaha, kandi uzapfa ugifite icyaha muri wewe. Ubyange ubikunde, nta munsi n'umwe Bibiliya itubwira ko kamere izakuvamo, cyangwa kamere izicwa, cyangwa kamere izakurwaho. Buri gihe kamere y'umuntu, kamere y'icyaha ibana n'umuntu kugeza avuyemo umwuka. Ntaho Bibiliya ivuga ko izaba. Nimba rero kamere ikubamo kandi ukazabana nawe kugeza upfuye, uzapfana kamere, uzapfana icyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo imibiri yanyu izapfa ngo izize ibyaha. Donc muri kamere y'umuntu, mu bumuntu bwe afite icyaha muri we, kandi azapfana kamere y'icyaha. Sinzi ko wambwira ko wowe ufite itsina ry'ibyaha, kuko ibyaha byose biva muri kamere. Wambwira ukuntu utari umunyabyaha? Ni gute kamere y'icyaha yabikubamwo? Ni gute kamere y'icyaha yabikubamwo? Ni gute icyaha cyaba kigutuyemo? Ni gute nyina w'ibyaha, umuzi w'ibyaha, itsina ry'ibyaha ryakubamwo ukagira icyo wiratana? Kuko iyo kamere y'ibyaha ntabwo ivaho, ntiwaje kuyihana, ntiwaje kuyita, ikubamo. Icyo gusa dushima Yesu Kristo nuko iyo kamere iyaciriweho iteka, nuko iyo kamere yabambwe, nuko iyo kamere tutayibarwamo, nubwo iturimo ku bwa Yesu Kristo yamaze kubambwa igacirwaho iteka. Impamvu ya mbere uri umunyabyaha nuko kamere ikubamwo, kandi iyo kamere yagukukiyemo kubera kukomoka kuri Adamu. Impamvu ya kabiri ni ibyaha biriya bindi ukora. Rero impamvu ya kabiri uri umunyabyaha iterwa n'iya mbere, n'itsina ry'ibyaha rikubamo, kandi riba buri muri muntu wese. Donc niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mu mutima w'umuntu hava mu mutima w'umuntu, kuko mu buzima bw'umuntu central niho habamwo kamere. Rero isoko n'indiri y'icyaha n'icyobo cy'ibyaha bya muntu biba muri wewe, kuko Mariko yabivuze. Mariko yabyanditse hano mu ubutumwa bwiza bwa Mariko. Naho biba ibindi n'ibyaha ukora, ubikunde ubyange. Buri muntu wese ni umunyabyaha, buri muntu wese ntiyigeze ashikira ubwiza bw'Imana. Buri muntu wese akeneye Imana, akeneye ubufasha bwa Yesu Kristo. Rero kubera ibyaha byangirije umuntu bimutandukanya n'Imana. Wewe utekereza ko
hari icyo ushobora gukora ngo Imana igukunde, hari icyo ushobora gukora ngo wegere Imana. Ariko reka nkubwire ukuri kw'ibintu, icyaha ni kibi. Icyaha niyo muzi w'ibibi byose biba mu isi, kuko biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha abaho. Kandi niko twizera yuko icyaha kikiri mu isi nta mahoro izagira, kuko behind everything icyaha kiba mu muntu nicyo gituma abantu bagira imigambi mibi. Rero ntacyo ushobora gukora, icyaha ni kibi, cyadutandukanyije n'Imana. Rero icyaha kubera ububi bwacu, kubera uko icyaha kimeze, niyo mpamvu abantu batandukanyijwe n'Imana, abantu bashizwe kure n'Imana. Icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana, umuntu aja kure, umuntu aba umwanzi w'Imana, umuntu aba kure y'Imana. Icyaha rero kubera ari kibi kituma umujinya w'Imana w'inkazi. Icyo bita umujinya w'Imana ni urwango Imana yanga icyaha iteka ryose. Icyaha nta kindi kibyutsa umujinya w'Imana ihorana usibye icyaha. Ingaruka z'icyaha ku mwana w'umuntu, abantu bose tutitaye ngo urakomeye, uroroshe, wavuye muri ubu bwoko, wikomoka ubwami, uri iki n'iki, wizeye amashuri, uri muremure, uri mugufi, abantu bose sans condition, sans classe, abantu bose kubera icyaha bitwa abana ba Satani. Iyo ni Bibiliya. Abantu bose ni abana ba Satani. nta kubanza ngo uvuge ngo uyu ameze gute. Uwo ari we wese kubera icyaha, mbere y'uko yitwa umwana w'Imana yabanje kuba umwana wa Satani, kandi umwana wa Satani agira kamere ya Satani. Icya kabiri, abantu bose bitwa abantu bakomoka muri Adamu, bivuga ngo icyaha cyabo ni icyaha rusange kubwo gukomoka kuri Adamu. Umuntu uwo ari we wese ukomoka kuri Adamu, uwo ari we wese ukomoka kuri Adamu nawe afite icyaha cya Adamu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma 5:12. Kubera ko icyo cyaha, kandi kubera icyaha cyaje mu isi, abantu bose bo mu isi hatabuze n'umwe bari mu isi. Ko turavuga efe z'ibyaha Yesu Kristo ataraza, tituravuga agakiza n'umuti w'icyaha. Abantu bose bari munsi y'umuvumo no gucirwaho iteka no gutandukana n'Imana. Nta n'umwe, bari munsi y'umujinya w'Imana, gucirwaho iteka n'umuvumo no kujya muri Gehinomu. Nta tandukaniro, udashizeho n'umwe ushobora gushira ku ruhande. Ikindi, kubera ibyaha, abantu bose bataravuka ubwa kabiri, abantu bose batari ibyaremwe bisha, abantu bose batarizera Yesu, bose bitwa abana ba Satani, children of Satan. Uko waba umeze kose, utaravuka ubwa kabiri, Bibiliya iraguhamya ko wewe uri umwana wa Satani. Nubwo ufite papa wawe, ukagira na so n'abanyogokuru, ufite n'ibisekuruza 10, ariko umenye ko utaravuka ubwa kabiri, iso wa bugufi na Shetani. Ikindi, isi yose kubera icyaha, umuntu wese yari munsi y'ububata bw'icyaha na Satani. Ni ukuvuga ngo utari imbata ya Kristo, utari imbata yo gukiranuka, utarahura na Yesu, ni imbata ya Satani. Satani ni ukuvuga ngo kamere y'icyaha ari cyo cyaha nyirizina. Icyaha nyirizina kibyara ibindi byaha niyo kamere. Umuntu wese utarakizwa, utarahuye na Yesu, ari munsi y'ububata bw'ibyaha. Kandi abantu bose mbere y'uko bakira Yesu bari munsi y'ubwo bubata. Mbere y'uko Yesu Kristo apfa, bari munsi y'ububata, bari imbata, batikoresha, bakoreshwa n'icyaha ndetse na Satani. Ikirengeye byose kubera icyaha cyangirije imitekerereze y'abantu, cyangiriza
cyangiriza indangagaciro z'abantu, cyangiriza ndetse n'umubiri wabo. Ubu bwenge dufite Bibiliya izigaragaza kuko ubwenge bwahindanye, ubwenge bwangiritse, ndetse n'indangagaciro zirangirika kubera icyaha. Impamvu mubona abantu bagira indangagaciro zitari zo, batabasha kumenya gukora ibyiza n'ibibi, ni ukubera icyaha. Icyaha ni kibi, icyaha kidutandukanya n'Imana, icyaha ntabwo ari ikintu rero cyo gukinisha. Ikibazo gikomeye cyihishe imbere y'ibintu byose byo ku isi ni icyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha abaho, ariko hari ihumure. Tuzakomeza ku yindi nyigisho igaragaza umuti w'icyaha, ariko mu ncamake Yohana yaje gutegurira Yesu. Ubwo yamubonye yaravuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyazanye Yesu kwari ugukiza, kwari ugukiza no gushaka icyari cyarazimiye. Nicyo cyazanye Yesu. Reva nkubwire ndangiza, ibibazo byinshi dufite twagerageza kubikora no kubikemura, ariko hari ikintu kimwe umuntu atabasha kwikorera, ni ugukuraho ibyaha. Hari igikorwa kimwe ngo cyabaye mu ijuru cyo kubumbura igitabo gifatanyishijwe ibimenyetso, habura umuntu n'umwe mu isi, habura umuntu n'umwe munsi y'isi no mu ijuru. Habaho guceceka, ariko haboneka ijwi rivuga ngo Yesu niwe ukwiriye gukora icyo gikorwa, kuko icyo gikorwa cyari igikorwa cy'ikirenga cyo gufata icyo gitabo no kumenagura ibimenyetso. Bibiliya ikavuga ngo icyatumye Yesu aba akwiriye ni uko ngo yanesheje, kandi akaba yaracunguriye indimi n'imiryango yose. Yesu yarabwirije, nawe wabwiriza. Yesu yarasenze, nawe wasenga. Yesu yakoze ibindi bintu byose natwe dushobora gukora nk'abantu bamukurikiye, ariko ikintu tutabasha gukora ni ugukuraho ibyaha. Icyaha nicyo kibi kihishe inyuma y'ibintu byose, ariko umuti ni Yesu. Niyo mpamvu Yesu ari we nzira, akaba n'ukuri n'ubugingo. Umuntu wese utarizera Yesu, amwizere nk'umwami n'umukiza, utaramukurikira, utarizera imbaraga ze ngo akurikire buriya buryo bwa Yesu, ahindukirire Yesu. Kuko ubutumwa bwiza, abantu benshi ntibazi ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza ni ikintu cyabaye igihe kimwe, ni evenema yabaye igihe kimwe, kandi ariyo yo gupfa nk'uko ibyanditswe, gupfa kwa Yesu nk'uko ibyanditswe bivuga, agahambwa akazuka nk'uko ibyanditswe bivuga. Wizera ibyo, wahindukira ibitekerezo zawe, wihana ukizera ibyo, ugakizwa. Wewe muri wewe ufite ikibazo cy'icyaha, ariko umuti ni Yesu. Kandi Yesu yaje kurangiza imirimo ya Satani, yaje guciraho kwikorera ibyaha by'abari mu isi zose n'ibyaregaga abantu byose. Yesu yabibambye ku musaraba, tubasha kubabarirwa. Rero bene data, tugomba gusobanukirwa ububi bw'icyaha, tukamenya ko icyaha ari kibi, kandi icyaha cyangirije ibintu byose, ariko Yesu yaraje, umuti warabonetse. Bibiliya ikavuga ngo intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, yashinjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Isi yose ihindukirire Yesu kugira ngo abakize ibyaha. Nuhindukirira Yesu, uzagira ububasha kuri kamere, uzagira ububasha ku isi iyi ngiyi y'ibyaha, uzabasha gutegeka, kandi Yesu azatura muri wewe, uzabagira imbabazi z'Imana. Ariko nuhakana ububi bw'icyaha, uzaba uhakanye n'icyatumye Yesu aza kudupfira. Hari abantu rero bagerageza
mu mbaraga zabo kugerageza kuja mu ijuru. Hari amadini agerageza kuja mu ijuru mu mbaraga zabo batazi ububi bw'icyaha. Ngo ndimo ndagerageza. Ni byiza kugerageza waramaze gukizwa kubera agakiza, ariko si byiza kugerageza kugira ngo ukizwe cyangwa se kugira ngo ukiranuke uzaje mu ijuru. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.